tuje imbere yawe, tuje kuvuga imirimo yawe ukora, tuje kuvuga ineza yawe. Hari byinshi wakoze muri twebwe. Yesu ashimwe. Inshuti zidukurikiye, gusengerwa nkuko twabivuze, tubazanira abashyitsi batandukanye. Uyu munsi nabwo ntibisanzwe, ntabwo bisanzwe. Turi kumwe n'umukozi w'Imana, mu kanya arabibwira. Ntibisanzwe, udasanzwe. Imana nawe imukoresha iby'ubutwari, kandi nitwabura n'ubundi kubashimira abadukurikira, bashyira komenti, abakora subscribe, inshuti zacu ziri hano mu gihugu cyacu mu Rwanda, inshuti ziri hanze muri Amerika, mu Busuwisi, muri Canada, mu bihugu bitandukanye, mu Bushinwa. Tujya tubona muduhamagara, mutwandikira. Imana ibaho umugisha, kandi bakomeza gusharinga no kwamamaza ubutumwa bwiza. Burya yohereza icyigisho umuntu, burya abuvuze ubutumwa bwiza. Imana ibaho umugisha, kandi Imana ibaho umugisha. Hari abantu benshi bakunda gushyira comment, ntabwo ntabibagirwa gushyira comment, bakunda kuzishyiraho. Imana ibaho umugisha, Clementine, Imana ibaho umugisha. Hari n'abandi benshi ndashaka kuzajya mbashimira. Imana ibaho umugisha, kandi nzi neza ko Imana ibubaha. Imana ibakomeze bashyigikire muri byose, muradufasha uvuga butumwa. Mukozi w'Imana, turakwakiriye hano gusengerwa. Dukurikirana n'abantu batandukanye kugira ngo ugezeho abantu b'Imana ijambo ry'Imana. Reka dutange dusenga. Tumara gusenga urabibwira. Mana, mu izina rya Kristo wa Nazareti, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye. Tugushimiye umugambi wawe mwiza, tugushimiye neza yawe, tugushimiye imirimo ikomeye ujya ukora. Tugushimiye ko nta jambo na rimwe ujya uvuga ngo rihere. Ijambo ryose uvuze urarisohoza nk'Imana. Tugushimiye yuko uri kumwe natwe muri iri vugabutumwa, muri kino gihe kitoroshye. Tugushimiye ko uri kumwe natwe. Tugushimiye ko uduhaye umushyitsi udasanzwe muri kano kanya, Mwami Yesu Kristo. Muri uyu mwanya tugushimiye imbaraga zawe zikomeye. Tugushimiye ko hari icyo agiye kugaburira abantu batuye isi. Mwami mwiza, umukoresha iby'ubutwari. Imbaraga zawe zikomeye zimube hafi. Umwuka w'Imana akomeza mugote muri byose. Reka buri muntu wese uzumva ijambo ryawe, uzumva wese ahemburwe n'ijambo ryawe, kuko ijambo ryawe rirabohora, ijambo ryawe rirakiza, ijambo ryawe rirazura. Mana, tugushima umugambi wa mwiza ufite kuri twebwe Mwami n'abadukurikiye bose. Murakoze Mana kubikoze mu izina rya Kristo wa Nazareti. Amen. Kandi umukozi w'Imana wibwira abantu b'Imana. Karibu sana. Murakoze cyane abaduteze amatwi. Nitwa Vedaste Ntikimana, mbarizwa muri Paruwasi ya Gatare, ndi mu ADEPR iba i Gahanga. Ndi umupapa, mfite abakobwa 2 n'abahungu 2. Ndashimira rero Imana kuko impaye uyu mwanya, ikaba impaye iki gihe kugira ngo dufatikanyirize hamwe gusangira ijambo ry'Imana. Kandi ndashimira abayobozi bwo kugira icyizere kugira ngo tugane ijambo ry'Imana kuri uyu murongo mwiza Imana yaduhaye. Imana nayo nibishimirwe. Reka rero dusome ijambo ry'Imana, numva nabibwiye kugira ngo turiganireho mu gihe tuba dufite. Turasoma Zaburi ya 73, dusome umurongo wa 27 na 28. Zaburi ya 73, dusome umurongo wa 27 na 28. Aravuze ngo, kuko abakujya kure bazarimbuka, watsembye abakurekeshejwe no kurarikira bose. Ariko jyeweho kwegera Imana niko kwiza kuri njye. Umwami Uwiteka niwe ngize ubuhungiro bwanjye, kugira ngo namamaze imirimo yakoze yose. Amen. Bene data, inshuti, bavandimwe, abari kure n'abari hafi, ndagira ngo twibukiranye amagambo y'Imana, ariko kandi tunibukiranye ko ijambo ry'Imana rifite imbaraga, rifite ububasha, rifite ubushobozi bwo guhindura abantu n'ibintu kandi bigahinduka.
Imana ishimwe kuko mu ijambo ryayo harimo imbaraga, harimo ububasha, harimo n'ubushobozi bwo guhindura abantu ndetse n'ibintu kandi bigahinduka. Ibyo abantu badashoboye ijambo ry'Imana rirabihindura. Uwo ni umwihariko w'ijambo ry'Imana, rikora ibintu byinshi, ariko nagira ngo mbibutse ko rifite imbaraga. Unteze amatwi uryakire, urivane mu nyuguti, urishyire mu bikorwa, wumve ko ari ijambo ry'Imana rihindura abantu, rigahindura n'ibintu kandi bigahinduka. Iyi Zaburi iratubwiye ngo kuko abakujya kure bose, abakujya kure Mana, abajya kure y'Imana bose bazarimbuka, bazashiraho. Ariko aravuze ngo njyeweho, uyu ni Azafu, njyeweho kwegera Imana niko kwiza kuri jyewe. Amen. Ndifuza ko tuganira ku ijambo rivuze kwegera Imana, rifite umutwe uvuga kwegera Imana. Ni iki gikwiye kudutera kwegera Imana? Abantu benshi umwanzi abateza ibigeragezo, akabateza intambara, akabateza ibibazo bituma bajya kure y'Imana. Rimwe na rimwe akabashuka ko banga Imana, ariko nta muntu ushobora kwanga Imana yikunda. Iyo umuntu yikunda aba akunda Imana, arayegera, kuko Imana kuyegera bigirira umuntu umumaro mu gihe cya none ndetse no mu gihe kizaza. Kuko iyo ikinguye ntawe ukinga, iyo ivuze biraba, yategeka bigakomera, ishyiraho ibitariho bikabaho. Ni umuremyi. Oh haleluya. Imana yitwa ishobora byose. Kuyegera ni ukwegera umwami ushobora byose. Reka mbibutse bavandimwe bene data, Imana ntiginanirwa, ntinanirwa. Abantu bashobora kunanirwa, inshuti zishobora kunanirwa, imiryango ishobora kunanirwa, yewe n'amafaranga nayo ubwayo ajya ananirwa, amadiplome, ibintu byose bishobora kunanirwa. Ariko Imana dukwiye kuyegera kuko ari Imana itaginanirwa. Yavuze ngo kwegera Imana niko kwiza kuri jye, kwegera Imana. Hari ingingo 3 nifuje ko tuganira zikwiye kudutera kwegera Imana. Impamvu ya mbere, Imana yisangije, yifitemo kubaho kwayo kwiteka. Imana ishimwe kuko iriho, yahozeho kandi zahoraho. Kuyegera ni ukwiteganyiriza, kuyegera n'ubuzima, kuyegera ni agaciro, kuyegera ni ukurama, kuyegera ni ijuru, kwegera Imana. Imana rero yifitemo kubaho kwayo kwiteka, ntisaza. Amen. Ni Imana itananirwa. Mwene data unyumva, wowe egera Imana, egera Imana niko kwiza. Kuko iyo unaniwe waregereye Imana, Imana irakongerera imbaraga ikakuvanaho waruri, kuko ari Imana ishobora byose. Iyo Imana wayegereye, iyo utewe iragutabara. Iyo wegereye Imana, iyo ubuze ibyiringiro ikongereramo ibyiringiro. Iyo wegereye Imana igutabara ugeze ku nkombe. Ubwo ni ubuhamya twagiye tubona dusoma Bibiliya, ijambo ry'Imana, tukabona abantu bageze ku nkombe ariko barayegereye. Imana ntiyemere ko batembanwa n'ishuheri. Iyo turebye mu buzima busanzwe aho turi, mu bo twasenganye, mu badusengeye, mu bakijijwe mbere yacu, no mu bakijijwe mu gihe cyacu, n'abari gukizwa muri iki gihe, iyo umuntu yegereye Imana nta siranse. Iyo arize, Imana imuhoza amarira kuko Imana ni umuhoza. Ndabifuriza, ndabingingira, ndabashishikariza kwegera Imana. Imana rero yifitemo kubaho kwayo kwiteka. Iyo ni ingingi ya mbere ikwiye kudutera kuyegera. Ariko Imana itarwara, Imana idapfa, Imana idafungwa, Imana idakorerwa kudeta,
imana ingoma yayo izahoraho nihimbazwe. dukwiriye kwegera imana. muzi ko imfubyi zegera imana ikazihumuriza, zigakura, zikiga, zigashaka, zikabyara, zikagira ingo, zigakomera, imana ikaziha agaciro idashingiye ku cyatumye ziba imfubyi. kwegera imana niko kwiza kuri njye. icya kabiri gikwiye kudutera kwegera imana ni izina ifite. aleluya. ifite izina ry'umwihariko yitwa Uwiteka ishobora byose, ndiho, rubasha, umuhoza, umukiza, umutabazi. Dawidi we ngo byaramurenze, abuze uko ayivuga, aravuga ngo iyi Mana ni ya. reka mbabwire, yarayegereye abafilisitiya bamufashe, imukiza amaboko y'abafilisitiya atarwanye. kwegera imana, iyo ugeze mu ntambara ntabwo uzirwana, iyo wegereye niyo ikurwanirira. imana nishimwe. ndabingingira, ndabasaba bene data, imana ni imana ikwiriye kwegerwa kuko ifite izina ry'umwihariko. yigeze iribwira Mose, imubwira izina ryayo gusa. iri zina rimuvanaho icyaha kidasaza mu buryo bw'abantu, mu buryo bw'amategeko, mu buryo bw'imiterere y'abantu. ariko ngo izina rya Mose ry'imana iribwiye Mose riragenda rimwinjiza kwa Faraho. Faraho ngo yumvise iryo zina arahungabana, yibagirwa dosiye ye asize, yibagirwa ikibazo Mose yari afite. arayibwira ngo iyo Mana ni iyihe? aramubwira ngo yitwa ishobora byose. ni imana y'abasogokuruza, ni imana ya Aburahamu, ni imana ya Isaka, ni imana ya Yakobo, ni imana y'Abisiraheli. yambwiye ngo urekure ubwoko bwayo. imana ishimwe. yitwaje iryo zina bituma Abisiraheli bava mu gihugu cya Egiputa kubera izina ry'iyavuganye na Mose. imana ishimwe. dukwiye kwegera imana kuko ifite izina ritangaza, izina rivana umuntu aho ababyeyi batakuvana, izina rivana umuntu aho umukoresha wawe atakukura, izina rivana umuntu mu mateka ababaje. ariko wavuga izina, haleluya, iryo zina rikakuvana mu kangaratete, rikakuvana mu bibazo, rikakuvana mu gahinda, rigahindura amateka, rikaguhindura kuba umwana w'imana. imana ishimirwa izina ryayo ifite. rikwiye kudutera kwegera imana. waba ukomeye, waba woroheje, waba muremure, waba mugufi, waba warize, waba utarize, ubuzima bwose ubayemo, ndakwingingira kwegera imana kuko ari imana ikwiye kwegerwa. imana ntijya yikanga, ntijya igira ubwoba, ntijya ihungabana. mu gihe cyose imana ihora ari imana ikwiye kwegerwa. icya gatatu gikwiye kudutera kwegera imana ni ijambo ryayo. Bibiliya iravuga ngo kuko ari nta jambo imana ivuga ngo rihere. reka mbabwire, umubyeyi yakubwira ijambo rigahera, inshuti yawe yakubwira ijambo igapfa itararisohoza, umukoresha yakwizeza akazi kampani gahagarara, umugabo yakwizeza ko agukunda agapfa atarangije inshingano ze. ariko imana ifite imbaraga mu ijambo ryayo. ishimwe. nta jambo ivuga ngo rihere. yabwiye Aburahamu, imubwira ko izamuha umwana kuri Sara. ibimenyetso byo kubyara kuri Sara birarangira, ndetse ngo kwizera kwe nako kurashira. bukeye Aburahamu nawe atangiye guhagarika umutima, ikikamuntu kaje ngo imana imusanga nijoro, iramusohokana, imwereka inyenyeri. ni ikintu umuntu atakwizera kuko inyenyeri zihora mu kirere, ariko kuko imana yashakaga kumwereka uburemere bw'ijambo ryayo, iramubwira ngo ukurebe inyenyeri zitabarika, niko urubyaro rwawe ruzangana. n'uyu munsi tuvuga Isiraheli ikomoka kuri Aburahamu. nibihimbarizwe kuko ari nta jambo imana ivuga ngo rihere. bene data, ijambo ry'imana rifite imbaraga. nta jambo ivuga ngo rihere.
uko waba uri kose iri kubwira ubabaye, ikarikubwira nta nzira ureba, ikarikubwira watawe, ikarikubwira wajugunywe, ariko ikariyerekeza kugeza igihe rizasohorera. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe, Imana ishyirwe hejuru, ikwiye kwegerwa, kuko ari Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera, yashyiraho bikabaho. Ni Imana, ni Imana, ni Imana mu bakomeye, ni Imana mu wowe egera Imana, egera Imana, kuko ari Imana ikwiye kwegerwa. Biravuze ngo nicyo gitumye kuri nge kwegera Imana ariko kwiza, kuko umwami Imana Uwiteka ari we ngize ubuhungiro bwanjye, kugira ngo namamaze imirimo yakoze yose. Nshuti zanjye, bene data, mwe munteze amatwi n'abandi bazanyumva, mwebwe mundeba n'abandi bazandeba, ndabingingira kwegera Imana, kuko ari Imana ikwiriye kwegera. Ni iki gitera abantu kutegera Imana? Ni ugukiranirwa. Iyo umuntu yakoze icyaha gitera umuntu guhunga Imana, akaterwa ipfunwe nuko wari umukunzi we yamugomeye. Icyaha gitera umuntu kutegera Imana. Icyo akoze gishobora kutakuvana mu murimo ufite, gishobora kutakuvana mu nshingano, ariko kikakuvana aho Imana iri. Gishobora kutakuvanaho titire yawe, ariko kikakuvana aho Imana itabarira. Gishobora kutakuvana ku izina wahawe, ariko kikakuvana aho Imana ikiriza abayo. Ariko iyo dufite imitima ikiranukira Imana, bidutera kwegera Imana, tugashiruka ubwoba, tukamera nk'intare. Ko niko Dawidi yavuze, yaravuze ngo umukiranutsi ashira ubwoba nk'intare. Iyo twegereye Imana, haleluya, tuba tugeze mu buzima bwa none ndetse n'ubwo mu gihe kizaza. Bitumye ntekereza Dawidi, umukozi w'Imana, yavuze amagambo abiri atigeze abona n'Imana. Yaravuze ngo nari umusore none ndashaje, ariko hari ibintu bibiri ntarabona. Abivuga ageze mu zabukuru, arimo asaza, arimo atanga umurage. Aravuga ngo bene data, bana banjye, yemwe hari ibintu ntigeze mbona, ndashaje, imvi zibaye uruyenzi, ariko hari ibintu ntigeze mbona, nabingingira kugira ngo mwegere Imana. Icyambere, nari umusore none ndashaje, ariko sindabona umukiranutsi w'Imana arekwa. Uyu muntu yegereye Imana, Imana iramurwanirira, ikamwiyegereza, ikamurinda, ikamutabara, ikamukiza, ikamuvuga, ikamuvugira, ikamusura, ikamuhumuriza. Yewe niyo yakomeretse, Imana iramwomora, kuko izi uburemere bw'uruguma afite, ndetse ikamenya n'icyamukomerekeje. Iyo umuntu yegereye Imana, iyo akomeretse, Imana iramwomora. Yaravuze ngo nari umusore none ndashaje, ariko sindabona umukiranutsi w'Imana arekwa. Icya kabiri, sindabona urubyaro rwe rusabiriza ibyo kurya, ngo kugeza igihe rwicwa n'inzara. Bene data, iyi Mana itagire ku muntu, iyi Mana itagira gusebya, Imana itagucyurira, Imana itagutega iminsi, Imana idahinduka, Imana nyir'imbabazi. Muzi ko Imana ibabarira ikibagirwa. Nshuti zanjye, bene data, muvandimwe, mubyeyi, ndakwingingira kwegera Imana. Erega wegereye abantu baraguhinduka, wegereye isi ikubana ntoya, wegera ibintu birashira. Ariko iyo wegereye Imana, Imana ikwegereza ibintu. Erega biravuga ngo iyo ibihamagaye byose biritaba. Imana igira ijwi rihamagara ibintu bikaza. Imana igira ijwi rihamagara abantu bakaza. Imana ifata imfubyi buri we yayegereye, ikayihamagarira imiryango. Imfubyi ikaba mu muryango, imfubyi ikabona imiryango, imfubyi ikagira ubuzima, kuko bihamagawe n'Imana. Mwegera Imana, nayo izabegera. Niko kwiza kwegera Imana. Dawidi rero yavuze ibyo bintu bibiri, aravuga ngo nari umusore none ndashaje, ariko sinabona umukiranutsi w'Imana arekwa. Sinabona urubyaro rwe rwishwe n'inzara. Iryo ni ihame ku muntu wegereye Imana. Bene data, ntabwo naje kuba uhamya, ariko hari ikintu kimwe nababwira. Ndibuka
muri 2017 nasengeye Kicukiro mu isoko, nendi kumwe n'abantu 4, nendi kumwe n'uwitwa Clementina, nendi kumwe n'uwitwa Mamishimwe, nendi kumwe n'uwitwa Emakire, asengera kuri Edeni Kicukiro. Dusengana mbabaye, nari nduye ahitwa Karembure, ariko icyo gihe kubera umubabaro n'agahinda mbasanze mu isoko, ntabwo ngo ntihagire icyo mwumva, ahubwo nagira ngo munyegereze Imana gusa. Nkeneye kumva negereye, haleluya, nkeneye kwegera Imana. Iyo yegereye kumara umubabaro, niyo idakoze ibyo ushaka iguha icyizere cy'uko izaguhoza amarira. Niyo itaragusubiza ibyo yagusezeranije, ivugana nawe ijambo umutima ugacya. Kwegera Imana, reka mabwire, nibuka ko uwo munsi twinjiye muri butu, aho bashyiraga ibitoki by'imineke, bakabishyira muri butu, bakaza bagashyiramo imifuka, ibitoki bikazashya bagacuruza imineke bacuruzaga mu isoko. Niho twinjiye muri iryo soko, ndabyibuka. Imana ibera hose icyarimwe, dukwiriye kuyegera. Imana ibera hose icyarimwe. Umuhanuzi witwa Clementina arampanurira, Imana irambwira ngo igihe cy'umubabaro ndakirangije, igihe cy'agahinda ndakirangije, nje kukunamura, nje kukurengera, nje kugutabara. Ntabwo nzibagirwa iryo jwi Imana yambwiriye muri butu mu isoko rya Kicukiro. Bari batararisenya, abazi Kigali, abazi muri Kicukiro. Nta nikize, navuga ni ndatashye, nzamuka n'amaguru. Ngeze mu nzira numva ijwi rimbwira ngo ibyo nakubwiye n'Uwiteka no kubikora nzabikora. Imana iyo yegereye iravuga kandi igasohoza icyo yavuganye nawe. Mwegera Imana niko kwiza kuri jye. Haleluya. Cyo gihe nari mu bibazo, nari mu ngorane, aho ntabwo ivuga abantu ngo babyumve, ibyo nabwira umuntu ngo ntabare, kandi koko amaboko y'abantu yari yarangiye. Ariko Imana itagitentebuka, Imana itaginanirwa, Imana ibishyiraho ibitariho, Imana izura. Kwegera Imana niko kwiza kuri nge. Ntawe yiringiye ngo akorwe n'isoni, ntawe yikoreye ngo yikorere amaboko. Kwegera Imana niko kwiza kuri nge. Negereye Imana muri ibyo bihe, Imana ikivugana nanjye. Ngeze mu rugo mbwira madamu ninavuganye n'Imana, uryamusinzire navuganye n'Imana. Arambwira ngo Imana izadutabara ite, yaturengera ite, yadusubiza gute, byanyura mu yihe nzira, ko ari nta rembo tubona, ko ari nta nzira tubona. Ndamubwira ngo iyabivuze ifite imbaraga, ifite ububasha, ifite ubushobozi bwo gushyiraho inzira. Nibuka ko twaganira icyo gihe nijoro, turagana turavuga ngo haramutse tubonye inzira twebwe twayinyuramo, ariko Imana ivuga ibikomeye ikabishakira n'inzira. Amen. Imana ivuga nta nzira ureba ubona igikuta, ikacyasi ikagishyiramo inzira, abana b'Imana bagatambuka. Kwegera Imana niko kwiza kuri ngewe. Mpamvu umwanzi atujyana kure y'Imana ni ukugira ngo atugomwe, atubuze, aduhunze, adukwepesha imigisha iva mu kwegera Imana. Ariko iyo twegereye Imana harimo umugisha, harimo ubuzima, harimo amahirwe, harimo gukiranuka, harimo kwizera, harimo kwihana, harimo gukizwa, harimo ubuzima bwa none ndetse n'ubwo mu gihe kizaza. Nagiye ngenda mbona etape ku by'Imana yadusezeranije. Imana rero dukwiye kwegera kuko ari Imana ivuga bikaba. Twegera Imana duti, ni gute umuntu ashobora kwegera Imana? Niye nzira umuntu ashobora kunyuramo yegera Imana? Ni icyo umuntu ashobora gukora yegera Imana? Intambwe ya mbere yegereza umuntu Imana ni ukuyisenga. Intambwe ya kabiri ni ukuyizera. Intambwe ya gatatu ni ugukiranuka. Iyo umuntu asenga Imana, ni ukuvuga ngo abari mu muyoboro umwegereza aho Imana iri. Bibiliya ivuga ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo yasenganye umwete. Inzira y'amasengesho ni inzira itwegereza Imana. Intambwe ya kabiri ni ugukiranukira Imana, kwirinda, kwihana, kwiyeza, tugahora twanga ikintu cyose cyatujyana kure y'Imana. Gukorera Imana. Iyo ni intambwe ya gatatu.
iyo umuntu akorera Imana aba arimo agenda yegera, kuko imirimo yegereza umuntu Imana, amasengesho yegereza umuntu Imana, gukiranuka kwegereza umuntu Imana. Muri mwe navuze ngo kwegera Imana ni ubuzima, ni agaciro. Kwegera Imana bikomeza umunyantege nke. Kwegera Imana guhindura amateka. Amateka atahindukiye mu muryango ahindukira imbere y'Imana. Amateka diplome dahindura, Imana irayahindura. Amateka umugabo wawe, umubyeyi, umwana atahindura, amasengesho arayahindura. Haleluya. Twagiye tubibona aho dutuye, aho dukorera, aho tugenda, mu bihe byose tukabona ko umuntu wese iyo yegereye Imana imuha agaciro. Iyo umuntu yegereye Imana iramukomeza, iyo umuntu yegereye Imana iramurinda, iyo umuntu yegereye Imana imuha amasezerano, iyo umuntu yegereye Imana iyo yatawe Imana iramutoragura, iyo umuntu yegereye Imana iyo yasizwe Imana iramusunika, iyo umuntu yegereye Imana nubwo wakwigizwayo Imana ikwigiza bugufi bwayo. Imana yitwa ishobora byose. Bene data, mwegera Imana. Reka nkubwire, iyo umuntu yegereye Imana iramukomeza. Hari igihe umuntu ahura n'ibimutentebura, agatendebuka neza, akumva imbaraga zirarangiye, yareba mu muryango akabona nta nzira ihari, yareba mu itorero akabona nta nzira ihari, yareba ku bayobozi akabona nta nzira ihari. Ariko hari umwami wo mu ijuru witwa Uwiteka, w'inzira ze ntizirangira, amahirwe ye ntajya arangira, imvugo ye ntigirangira, ibikorwa bye ntibirangira. Muri sitoke ye harimo ubuzima, muri sitoke ye harimo ibikorwa, muri sitoke ye harimo umwuka wera. Haleluya. Mu ijuru, muri nyabuze ngo mu ijuru imbere y'Imana mfiteyo umuntu umvugira, ni umukuru w'abatambyi yitwa Rukundo, ngo mpamye yuko izina ryanjye riri mu mutima. Kutegera uyu mwami ni ukunyagwa zigahera. Egera uyu mwami. Iyo ubuze uko ubigenza ukegera uyu mwami akuyobora uko ubigenza. Imana ibagirire neza, Imana ibafashe, Imana ibateremo umutima wo kuyegera. Kuko hari igihe umuntu agera mu buzima akabona inzira zirarangiye, ibumoso, iburyo, imbere, inyuma, ukabona inzira zarangiye, hasigaye indi nzira. Wowe unyumva, hasigaye indi nzira itagirangira, hasigaye indi nzira itagimeramo ibyatsi, hasigaye indi nzira nubwo yabirimo amabuye Imana yakuramo, hasigaye indi nzira. Nibutse uwitwa Yosuwa n'Abisirayeli ngo bageze kuri Yorodani, basanga Yorodani yuzuye n'inkuka zuzuye, ngo Abisirayeli baterwa ubwoba nuko batakiri kumwe na Mose wagendanaga inkoni. Babwira Yosuwa ngo turanyura hadute. Yosuwa ngo yegera Imana iramubwira ngo Yosuwa, Abisirayeli bafite ubwoba, ntabwo amaso yabo ndeba, ariko wowe tekereza ko wigeze unyegera, wigeze umbona, wigeze umpamya, wigeze ubona kugira neza kwanjye. Ubwira Abisirayeli bicare bamara iminsi 3 kuri Yorodani. Ndashaka gukora ikintu amaso yabo akakireba, bakarenga etape, bakarenga urwego rwo kumvuga, bakagera ku rwego rwo kumpamya. Reka mbabwire, iyo umuntu yegereye Imana arenga urwego rwo kuvuga Imana, ahubwo akagera ku rwego rwo kuyihamya. Imana ishimwe. Iyo umuntu yegereye Imana arenga urwego rwo kuvuga Imana gusa, ahubwo akagera ku rwego rwo guhamya Imana. Guhamya Imana ni uguhamya ibikorwa by'Imana, ni uguhamya imirimo y'Imana. Dufite abantu benshi, nanjye ubwanjye, nawe unyumva, ufite ibyo wahamya Imana. Iyakoze ibyo rero n'uyu munsi iracyakora, iyatabaye cyagi n'uyu munsi iracyatabara. Wowe yegera Imana gusa, egera Imana, reka ibindi, iby'abakwanga, iby'abakuvuga, iby'abagutega iminsi, iby'abagutega ibihe,
uko isi ihindagurika, uko ibihe bigenda bihindagurika, wowe byiwe egera Imana gusa. Niwe mugenga w'ibihe, niyo Mana ishobora byose, niyo Mana yumva bose, niyo Mana itabara bose, ni se w'imfubyi, ni umugabo w'abapfakazi, yita ku gusenga ko batagira shinge na rugero. Ubegera Imana gusa. Isi ni kwanga, Imana irahari. Imiryango ni kwanga, Imana irahari. Amafaranga yashize, Imana ntishira. Umugabo yagutaye, Imana ntiguta. Yaravuze ngo sinzabasiga kandi sinzabahana, sinzabasiga. Ariko Imana mbizeza ni Imana itagicutsa. Yaravuze ngo yemwe abona ateruye mukiri insoro nkabareka mukivuka, nimukitse umutima hamwe, imvi zizaba ubuyenzi ntibaheka. Imana ikugire neza, Imana igutabare, Imana igushoboze, Imana ikubashishe kwegera. Iyo umuntu yegereye Imana aba afite kivugira. Iyo umuntu yegereye Imana niyo yagambaniwe, Imana iramurengera. Iyo umuntu yegereye Imana bacukura urwobo, Imana ikazisiba. Ese ni rimwe kabiri Imana itanga urubyaro, Imana itanga akazi. Imana yadusezeranije ko nituyegera izaduha ijuru. Imana igushoboze, iguha imbaraga, yongere icana umuriro uwigutera kuyegera kugira ngo ibashe gukorera imirimo n'ibitangaza. Imana ibagire neza, Imana ibaho umugisha. Mureke dufatikanye gusenga Imana, ariko twishishikariza kwegera Imana nk'Imana ishobora byose. Mana Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo umwana wawe ukunda, turagushimiye kuko ari nta jambo rikwiye. Iyo umuntu yakwegereye agira ubuzima, agira agaciro ko mu gihe cyano ndetse no mu gihe kizaza. Shoboza buri muntu wese kukwegera, shoboza abanyarwanda kukwegera, shoboza abakristo kukwegera, shoboza abanyamahanga kukwegera. Abantu bose aho bari ubatere umwete wo kuza aho bari, aho urakoze kwezi byawe mu gihugu cyawe mu butsinzi bwawe. Ndetse n'Imana Reboniya akira amashimwe karuhura, ushime karuhura, ushike papa.